icamukanyikorerera amaganya yanjye yose Yesu ngatiuriza Uwiteka nkamenya yuko ibyanjye byose ubitegekesha ubugwaneza n'ubwenge burutaho nkamenya yuko ibyanjye byose ubitegekesha ubugwaneza n'ubwenge burutaho kenshi ntinyibiri bubeho ngahagarika umutima wanjye mfite kwizera guke ngahumurizwa no kumenya yuko datugaburira inyoni azanyumvira nanjye ngahumurizwa no kumenya yuko datugaburira inyoni azanyumvira nanjye uriho kandi uzahoraho iteka ryose uri Imana nyamana Imana igira neza uri Imana nyamana Imana ifite imbaraga uri Imana nyamana Imana ifite ubushobozi uri Imana nyamana Imana ifite ubutware Imana iri hejuru ya byose Imana ifite byose lango silegrene mandola basaine Yamana itinda kurakara Yamana igira neza Yamana yuzuye imbabazi n'impuhwe ayayala kalamangala mando lankos kelebene shanturavaya brelebon sakievo data uri mwiza data urashoboye data uri kwizerwa data uri inshuti nyanshuti inshuti itabura guseruka mu byago no makuba uri Uwiteka niryo zina ryawe papa cyoro cyawe ntabwo uzagira umwana muntu kizahora ari icyawe iteka ryose imbaraga zawe Mana no gukomera kwawe imbaraga zawe Mana no gukomera kwawe la cola griselebene mando descaravi reka bigaragare kuri twe papa reka bigaragare kuri twe reka amahoro yawe aganze ku buzima bwacu reka amahoro yawe aganze ku buzima bwacu reka tugirirwe neza nawe Mana muri kino gitondo twakira amahoro yuzuye twakira ubutabazi buva kuri wowe yewe Yesu mwana w'intama w'Imana twishimire cyane Mana data wa twese uri mu ijuru fakiskelebene mandola basaine abafite imitima inaniwe abafite imitima nyagasani Mana yuzuye agahinda ubarengere batabare lango silegrene mandola basaine reka nyagasani Mana akosilegrene mandola baya tubone ubutabazi bwa n'imbaraga zawe twakire kuba kwa twakire kugira neza kwawe twakire ibyiza bituruka kuri wowe haleluya haleluya twakire ibyiza bituruka kuri wowe ibyiza bidasanzwe mamoske lebrene mandola basaine kuko nyagasani Mana data wera twamaze gusobanukirwa neza yuko ibyo twabona byose byiza nta n'ibyaturuka ni kuri wowe papa si imbaraga zacu si ubwenge bwacu lango silegrene mandola basaine n'ubuntu tugirira ubuntu tugirira ni imirimo yawe ihebuje ni imirimo yawe iruta byose ni imirimo yawe iri hejuru ya byose haleluya 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 amokari bene santuravagre la sokerebo blele kente saime malonga sidevoyagre urera cyane Yesu urera cyane uri kwizerwa urera cyane uri inshuti nyanshuti inshuti itabura guseruka mu byago no makuba lango sire bene santora vagre uri inshuti nyanshuti inshuti itabura guseruka mu byago no makuba mama si amandola vagre inshuti itabura guseruka mu byago no makuba uri Uwiteka niryo zina ryawe papa cyoro cyane aguzaga imwana muntu kizahora ari icyawe iteka ryose baza Mana zigaragare gukiranuka kwa Imana kugaragare mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti haleluya 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 twishimirwe nawe papa dufashwe nawe cyane tone neza yawe tone kugira neza kwawe tone ubutabazi bwawe bukomeye tone imbabazi zawe Mana data wa twese mu ijuru kuko uri mwiza kandi ushobora byose kuko uri mwiza kandi ushobora byose kandi uri kwizerwa mubyeyi mwiza uri kwizerwa gitare gisumwa n'amahanga haleluya haleluya uri ya Mana nziza uri
uri ya Mana iriho, uri ya Mana izahoraho iteka ryose, uri ya Mana ivuga bikaba, uri ya Mana itegeka bigakomera. Amangala mandola vagre sirebo, makola brisele bene chantola vagre, amoskele bene chantola vagro, la boskele bon, makala mandola vagre. Haleluya, haleluya. Niwe nshuti nziza, inshuti idahemuka, inshuti igira neza, inshuti ifite imbaraga, inshuti ifite ubushobozi. Lango sidebrene mandola baya. Muri we harimo byose papa, muri we harimo byose, muri we harimo byose, muri we harimo ubutabazi, muri we Nyagasani Imana harimo gukomera, muri we harimo kugira neza, muri we Nyagasani Imana data wa twese uri mu ijuru. Oh la koside grene mandora baya, niho turenkora ibyishimo, niho turonkera ibyishimo, niho turonkera alofa kide brene mandora baya amahoro. Urakoze Yesu Kristo, reka igitondo Mana twone bundi bushya, tone imbabazi zawe no kiranuka kwawe, tone ibyiza bituruka kuri wowe, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Urakoze Yesu Kristo. Uyu munsi wa none turaba ku ntambwe ya gatanu ishobora kutwegereza kumenya neza yuko ibyiza byose tubona bituruka ku Uwiteka Imana ishobora byose. Ntambwe ya gatanu turayisanga mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye itorero ry'i Korinto. Urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye itorero ry'i Korinto, turabona igice cya gatanu umurongo wa 17. Umuntu wese yari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya. Ibya kera biba bishize, dore byose biba bihindutse kuba bishya. Dore ibintu byose biba bihindutse bishya. Dusubire muri uwo murongo. Umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya. Ibya kera biba bishize, dore byose biba bihindutse bishya. Dusubire mu bwa gatatu. Umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya. Ibya kera biba bishize, dore byose biba bihindutse bishya. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Tugiye kubona rero iyi ni intambwe nziza kandi intambwe ikomeye cyane yuko tugomba kumenya ko Yesu ajya ahindura ubuzima. Yesu ajya ahindura ubuzima. Ni intambwe ya gatanu itwereka yuko tugomba kubona ibyiza muri Yesu Kristo, kandi tugomba kubona ibyiza byose muri Yesu Kristo. Haleluya. Tubonye neza rero ko Yesu ajya ahindura ubuzima. Yesu ajya ahindura ubuzima amokalibre ne mandolabaye, kuko umuntu wese uri muri Yesu Kristo aba abaye icyaremwe gishya. Ibintu byose biba bihindutse kuba bishya. Nta kintu na kimwe gikomeza kuko cyari kimeze. Alokasirebe. Umuntu iyo yagiye muri Yesu Kristo ari umubeshyi, kubeshya biragenda. Umuntu iyo yagiye muri Yesu Kristo ari umusambanyi, ubusambanyi arabukira. Umuntu ari muri Yesu Kristo lavoke sirebre ne mandola basayine, akora ibyo yishakiye, atangira kuyoborwa n'ubushake bw'Imana ishobora byose. Umuntu ari muri Yesu Kristo lavoke sirebre ne mandola basayine gre, yagiraga ishyari ntabwo yongera guhura naryo. Haleluya, haleluya. Umuntu yari muri Yesu Kristo afokasi de brene mandoro yakoraga ibiteye isoni, ntabwo yongera gukora ibiteye isoni. La vokasi de brene mandora baya, akora ibyiza bidasanzwe, akora ibyiza mangola bile mandora baya sainegre. La fosi de brene mandora baya, abandi bamwigiraho. Alokasi de brene mandora baya, alokaske vond alokasi amando. Abantu bamwigira bakamwigira gukora ibyiza, abantu bamwigira bakamwigira gukora ibishimwa n'Imana. La vocaske lebrene mandoraba. Umuntu ari muri Yesu Kristo, la vocaske ibitekerezo bye birahinduka. Ahindura imitekerereze, ntabwo ahindura gusa ibikorwa, ahubwo ahindura n'ibyo atekereza byose. Kuko imirimo yose ari imirimo myiza, ari imirimo mibi, ituruka ku bitekerezo by'umwana w'umuntu. Rero Yesu Kristo ahindura ibitekerezo. Ibitekerezo byari muri negatife bikaba pozitife. Iyo yatekerezaga bibi bikaba byiza. Iyo yatekerezaga ko n'abantu bigahinduka akabatekerezaho ibyiza. Umuntu uri muri Yesu Kristo ntabwo abona ko abantu ari babi, ahubwo abona ko abantu ari beza, ahubwo Satani ari we mubi.
Satani niwe mubi, abantu ntabwo ari babi, Satani niwe mubi. Amakalamando. Ibyo ni byo umuntu uri muri Yesu Kristo akwiriye gusobanukirwa neza cyane, akamenya neza ariko Satani ariwe mubi. Satani niwe mwanzi w'abana b'abantu, Satani niwe ugira nabi, Satani niwe ukora ibibi, ariko Imana ikora ibyiza, kandi igakora ibyiza mu gihe cyayo, kandi igahindura amateka. Haleluya, haleluya. Imana itwishimire, Imana itugire neza, Imana idutabare, Imana itubere byose, Imana idushoboze kugendera mu nzira zayo zitunganye. Haleluya, haleluya. Imana ibidushoboze mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibidushoboze papa, Imana ibidushoboze cyane kugira ngo dukore ibyishaka n'ibyishimo. Imana ibidushoboze kugira ngo tubashe gukora ibyo Imana yishimira mu gihe nk'iki ngiki. Nta gihe dufite cyo gukora ibyo twishakiye. Ibyo byari ibya kera, ariko uyu munsi wa none tugendera mu bushake bw'Imana, tugendera mu buntu bw'Imana. Imana iduhana umugisha, kandi Imana itwiteho cyane. Amahoro y'Imana akomeze kuganza muri twebwe umunsi n'iteka ryose. Amen. Ushimwe Imana kuri mwiza, ushimwe ko ushobora byose Mana, ushimwe ko utanga amahoro yuzuye, ushimwe ko utanga ibyiza cyane Mana mu gihe cyabyo. Ushimwe cyane ko utugiriye neza kandi udutabaye. Tubere umutabazi mwiza n'Imana nziza. Uyu munsi wa none reka tukubone Mana, reka tubone ubwiza bwawe, reka tubone icyubahiro cyawe, reka tubone gukiranuka kwawe Mana, kandi amahoro yawe utanga abe muri twebwe. Amahoro yawe utanga abe muri twebwe iteka ryose n'ibihe byose. Reka kugira neza kwawe Imana bitugaragareho. Reka Nyagasani Imana gukiranuka kwawe kuri twebwe. Haleluya, haleluya. Naba ari twebwe Mana, izina ryawe ryonyine riba ryo rihabwa icyubahiro. Naba ari twebwe Mana, imbaraga zawe zonyine ziba zose zigaragara. Shimwa, shimwa papa, shimwa kuko uri mwiza, shimwa ko ushobora byose, shimwa ko nta kibasha kurogoya umugambi wawe. Uri Imana nziza, uri Imana yo kwizerwa. Ndagusabye cyane Imana, gendane natwe uyu munsi wa none Data wera. Hari abafite ingendo zitandukanye mu izina rya Yesu Kristo, abo bose mu ruhande rwabo. Haleluya, haleluya. Abafite ingendo zo mu kirere mu ruhande rwa Mana Data wera biharire. Abafite ingendo zo mu butaka Mana bane nabo. Abafite ingendo Nyagasani Mana zo mu mazi bane nabo papa, mu izina rya Yesu Kristo. Hejuru ku buzima bwacu Mana Data wa twese mu ijuru, kiza abarwayi Mana Data, indwara z'uburyo bwose uzikize mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Ugaragaza Nyagasani Mana ubuntu bwawe, aboshye Mana Data wabohore. Yewe Yesu Mwana ntamo w'Imana, ganza utegeke mubyeyi mwiza, tugire neza cyane Mana, twakire ubuntu bwawe n'imbaraga zawe Nyagasani Mana. Ube mu byacu Mana Data wa twese mu ijuru, kandi natwe twishimire kuba muri wowe Papa, kugira ngo duhindurirwe ubuzima, duhindurirwe amateka mu buryo bw'umwuka, duhindurirwe amateka no mu buryo bw'umubiri. Reka ubuntu bwawe n'imbabazi Mana bane natwe twese, kandi wikunda ukabishima, tusongere guhora ku munsi w'ejo dushima izina ryawe. Tubyamaje tubyizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen.